usumba byose ndaririmba ishimwe ryawe ndakwishimira ndakunezererwa wowe usumba byose ndaririmba ishimwe ryawe ndakwishimira ndakunezererwa wowe usumba byose ndaririmba ishimwe ryawe kuko iyo utahaba satani n'abambari be baba baramize bunguri ahanjye ntihaba hakibukwa kuko iyo utahaba satani n'abambari be baba baramize bunguri ahanjye ntihaba hakibukwa
muzizi ariko dutarame, tuzi igihe bazongera gufungurira ariko dutarame, siko bimeze. Rero nimwumve turirimba indirimbo nshyashya ngo mugire ikibazo, niwo mwanya tubonye, sibyo? Tugire ku kiganza. Imana y'umugisha. Kuberanye nawe mureke tumukunde dufite ishingiro, yageze ubwo Imana imwima amaso, kuko ubwe yari yabaye icyaha, ububabare n'umubabaro Yesu yagize. Kuberanye nawe mureke tumukunde dufite ishingiro, nzakuririmba mu bihe byose, nzagukorera wenda nzabizire, uri umugabo w'intwari Yesu we. Nzakuririmba mu bihe byose, nzagukorera wenda nzabizire, uri umugabo w'intwari Yesu we. Nzakuririmba mu bihe byose, nzagukorera wenda nzabizire, uri umugabo w'intwari Yesu we. Uri umugabo w'intwari Yesu mwiza, uri umugabo w'intwari twese, uri umugabo w'intwari Yesu wanjye, uri umugabo w'intwari Yesu we. Uri umugabo w'intwari Yesu mwiza, wowe uri umugabo w'intwari, w'intwari cyane, wowe uri umugabo w'intwari Yesu we. Wowe wacunguriye Imana bo mu miryango yose, wowe
wiyuvuze biraba wategeka bigakomera abarushe n'abaremerewe waraturuhuye wowe uri umugabo w'intwari Yesu wowe uri umugabo w'intwari cyane Yesu uyu munsi naje mfite amagambo make ahubwo mfite indirimbo nyinshi siko bimeze amarira nabonye atahoza nta gahinda nabonye atamara nta gikomere na kimwe atomora ni ukuri Yesu arashoboye nta marira nabonye atahoza nta gahinda nabonye atamara nta gikomere na kimwe atomora ni ukuri Yesu arashoboye icyo atarakora si cyo cyamara imbaraga zo gushima kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye nawe dufatanye kumushima Yesu arashoboye icyo atarakora si cyo cyamara imbaraga zo gushima kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye nawe dufatanye kumushima Yesu icyo atarakora si cyo cyamara imbaraga zo gushima kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye nawe dufatanye kumushima Yesu arashoboye icyo atarakora si cyo cyamara imbaraga zo kumuhimbaza kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye nawe dufatanye kumushima Yesu arashoboye icyo atarakora si cyo cyamara imbaraga zo gushima kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye nawe dufatanye kumushima Yesu arashoboye naramubonye mu gihe cyo kurwara mu ndwara zikomeye mubona akiza mu ntambara z'urudaca araseruka kandi aratsinda uwo mwami arashoboye naramubonye mu gihe cyo kubyara mu ndwara
bikomeye mubona akiza mu ntambara z'urudaca aramanuka kandi aratsinda uwo mwami we arashoboye tumuramburire ibiganza Yesu haleluya haleluya mu ntambara z'urudaca araseruka kandi aratsinda uwo mwami arashoboye icyo atarakora si cyo cyamara imbaraga zo gushima kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye nawe dufatanye kumushima Yesu arashoboye hari igihe bisa nkaho Imana yaretse abayo icyo gihe ukarira ukiheba mbese ujya wibuka ko nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho oya nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho hari igihe bisa nkaho Imana yaretse abayo icyo gihe ukarira ukiheba mbese ujya wibuka ko nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho oya nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho ni ya Mana ya Daniyeli ni ya Mana ya Eliya Karumeli iyo niyo Mana ya Yosefu kwa Potifari ikura ku cyavu ihindura amateka ikora ibyananiranye oya nta kinanira mu gihe cyashyizweho oya nta kinanira mu gihe cyashyizweho ni ya Mana ya Daniyeli ni ya Mana ya Eliya Karumeli iyo niyo Mana ya Yosefu kwa Potifari ikura ku cyavu ihindura amateka ikora ibyananiranye oya nta kinanira mu gihe cyashyizweho oya nta kinanira mu gihe cyashyizwe tuyereze icyubahiro haleluya hari igihe bisa nkaho Imana yaretse abayo icyo gihe ukarira ukiheba mbese ujya wibuka ko nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho oya 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 nta kinanira mu gihe cya oya nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho mugire gutya turambura ibiganza duhereza Imana icyubahiro haleluya ni ya Mana ya Daniyeli ni ya Mana ya Eliya Karumeli iyo niyo Mana ya Yosefu kwa Potifari ikura ku cyavu ihindura amateka ikora ibyananiranye
ukuri nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Oya nta kinanira Imana. Imana ibahe umugisha.